ngo twerking ngo my dearest ngo I like you ngo thank you again ngo mva ngo nyereza VN ari kuvuga se uko nomwe none se ubundi Lorenzo yaza kugukunda akanabikubwira ati ngenda gukunda kandi era ndwara indege se umuntu wabango twerking ngo ino live mission ngo gira ute numva namwe inspiraga nyine ngo nigisha gutanga ama spice bimeze bitese ngo ngo nyine hari uburyo bumwe cyangwa ubundi nyine yamfataga abenshi bavugaga ko wowe ahubwo ngo ushobora kuba ramushukishaga amafaranga utuntu nk'utwo ni nayo mpamvu ura n'umwana bashukisha amafaranga kirase ni igiki gifite n'isuri igize idashimishije ufite umubyo nk'akasuku ngira ngafite inda nk'iyakasuku none twakora n'iki ako se mbwiza ukuri yahoze ngo ninjye mu trip nyine se mungu yakandi akanyenyeri iyo tereme yoganira akanyenyeri ngo nukoreza kuri mobile money ngo yari inshuti yanjye nuko nari kwitaba ngo yari inshuti yanjye ngamano tutorials za culinary so yankandiraga akanyenyeri kandi cyane nuko nari kwitaka we ngo dia ngo this is me dia ngo muri Rusi Musanze kandi nabibaze ndi muri Amerika ndivuga n'umuntu uri Musanze mu birayi nese ubwo umuntu twari kupanga iki koko namwe muranze nese ubu ngubu Lorenzo ukuntu ari kiboga ariko avuga ko ari we musore wa mbere mwiza kabisa ajya avuga n'abantu beza bagenzi biwe usirasura shimishije namwe mwamubonye ndagusuje cyane nkwifurije umunsi mwiza kugubwa neza ndetse impuhwe z'Imana zibane nawe umunsi mwiza cyane umunsi umeze fresh ariko nanone ndi kumwe na Eric mumaze kumenyera ko nubundi biganiro byinshi tubikorana Eric umeze neza meze neza makuru ese ko mbona none utishimye nahora yishimye hoye cyangwa nuko Lorenzo yakwanze nabonye ibintu biri gutrendinga mu Rwanda ari we na Lorenzo kapo yanyu ase ubundi Eric mbwira nawe nshawe ntinyagura Brenner kubite na mikoro mbwira ubundi ibintu by'urukundo rwawe na Lorenzo bimeze bite by'urukundo man sugura mu twakunda space ninjoro muganira numva rwose mwakundanye kera ngo niwe wamwigishije guteka urera shingaga yazaga amaco y'indangashaka kwiga guteka ariko sivyo nibyo byari murazi sinera ko yakunda ukuntu ngo nzi gutwekinga ariko twatodiyo numvishe koko anavuga ngo nako ngo utana wowo tuntu nk'utwo ngo twerking ngo my dearest ngo I like you ngo thank you again ngo mva ngo nyereza VN ari kuvuga se uko nomwe wigiye ese mbwiza ukuri ngakunda ijwi ryanyu mufite ijwi ngo ryiza ngo nguve kuri ba Philipito baranaguye inshura yes ese mbwiza ukuri ari wowe na Philipito ubundi wumva ari ndufite akajwi keza Philipito is my friend nubwo ngiye urugero ramungu yatanze namuburiye n'agaciro I don't know Philipito afite ijwi ryiza si umutipe ni umugabo agomba kugira ijwi rikanganye ry'abagabo amaze kukubwira kuri Philipito wumvise umeze gute kandi Philipito ari n'inshuti yawe ayobewe impamvu agereranya ngewe na Philipito cyangwa mwese arabakunda ni umufana wese wakora ari umufana wa Philipito akaba n'umufana wanjye numvise space nari nyiriho abantu bamubwiye ati iki cyana kigabanya kuza kimenyera abantu si umwana umuntu ndamuruta ese Lorenzo bura ntarengeje 30 wavuze ko ufite imyaka 32 akacyara umwana none se ubundi Lorenzo yaza kugukunda akanabikubwira ati ngenda gukunda kandi era ndwara indege se umuntu wabango twerking ngo ino live mission ngo gira ute numva namwe inspiraga nyine ngo nigisha gutanga ama spice bimeze bitese ngo nyine hari uburyo bumwe cyangwa ubundi nyine yamfataga ese bundi Eric wigeze utanga show mperuka kera abantu batangaga ama live show kenshi babaga banambaye nka Fofo dancer uramuzi urubiruka show yatangaga yiyambariye nk'ikariso n'isutiye gusa wewe wigeze uzitanga izo show nigeze mbikora ya gutanga show biri mu buryo butandukanye show no kubyina wambaye imyenda ukabyina ugatanga show ni ihe Lorenzo yagusabaga se I think yashaka n'iziri privé uko
yanyinjiraga cyane ubwo n'amabura nabaze nyine katangiye kumenyera nkahita mukatira sinongere kujya mvugana nawe. Mu myaka mwari mumaze mutavugana rero wigeze wongera gucekinga nibura uvuga utuye umuntu? Naramwibukaga se. Nyine bro ntabwo uri kunyumva neza. Namfataga nk'uko ufasha abandi bantu bose ku mihanda bisanzwe. Naganiriye n'umuntu kare arambwira ati ko se ati kuki Eric yamuhaga ayo mafaranga? Niwe gusa se mbyemfasha abaturage benshi cyane mu Rwanda nyikiri hanze ni nanongo ariko ntango mvaye ngo mbirate. Nuko nyine ibyo byajemo nanubwo guys abantu wenda batagira ngo wenda ngo abantu bose tuganire ngo chat nzikira hanze no. Nuriya nuko nabonye anyinjiriye noneho nkibuka ko ari we wansabaga ngo ari ngakunda ukuntu mbyina akunda ijwi ryanjye akunda uburyo ndi gutrekinga akaba uri kundwanya muri stade kandi yabinsanga muri show privé cyangwa nze mbaye show live none sungu imyaka ingahe ishize 2 3 ingahe ine nibwo yibutse ko gutrekinga atari byiza. Hari umuntu wambaje ati ariko byaje no muri comments ngira ngo hari wenda niba ari kuri ya space bakibaza batari ko se Eric niba koko yaramuhaga ahubwo amafaranga kugira ngo ari kumutereta kandi ubwo yabyivugiye ngo njye nabifashe screenshot ngo no bukene bwari bumwishe ngo muri covid ariko covid se yatangiye 2019 cyangwa covid yatangiye 2020. Abenshi bavugaga ko wowe ahubwo ngo ushobora kuba aramushukishaga amafaranga utuntu nk'utwo ni nayo mpamvu urana umwana bashukisha amafaranga barakirase ni igiki gifite n'isuri igize idashimishije ufite mu byo mwaka soko ngira ngafite indangi yakasuku nana twakora n'iki ako se mbwiza ukuri ubundi Lorenzo ari we musoro usigaye nta kintu twakora ku isi nta kintu twakora nta bivugiye ngo ariko se muri pandemic ya 2021 covid yaje 2021 cyangwa 2020 muri message uko mwaziboneje twatanye muvugana rya 2019. Okay yahoze ngo ninjye mu trip nyine se Mungu yakandi akanyenyeri iyo tereme yoganira akanyenyeri ngo nukoreza kuri mobile money ngo yari inshuti yanjye nuko nari kwitaba ngo yari inshuti yanjye ngamano tutorials za culinary so yankandiraga akanyenyeri kandi cyane nuko nari kwitaka we pandemic umuntu wese utarakoraga yakeneraga financial support. Ibitangazamakuru byakoraga se babaga n'amakarita yo gucana hose so niba ari 2021 kandi amafaranga atayokubaza 2019 ari bino bintu abantu bafite please wangu urebye icyaka kiranyishe kandi ngende umuntu ugira neza nyine uje uvuga gutyo ugakomeza ukanitiraho muri nuza yanjye muri inbox kuko mfite amafaranga ndayago kandi nari mfite akazi keza so numvaga ibyayo kubereza umuntu 50 mfite akazi keza numvaga nta kibazo ariko at the end of the day nano garuvuga ngo umuntu ngo wafashije ngaza gushyira hanze sibyo umuntu wavuga ngo ashaka show akunda buryo asubiramo amanoza amaterme yanjye aseka nk'abagore ngo akunda aseka nk'inkotsa bari mwabibonye the choice ibyo yigiraga akarangire urimo kurwanya in public atanagusanze ni boxing na kuganirize wenda hashize imyaka 2 tutavugana ariko kusanga DM yanjye social media zanjye zifungwe nani muri privé akanyandikira cyagashaka umuntu asana kamagara tibyo hari biko nabonye utitwaye neza niba claiming ko atanwanya cyo atagira ute byo se yarabikoze nabyo yakoze yakwigize Rwanda nziza kugira bamushime yara karubanda arishungereza arishonyeza yigira nk'umucuruzi w'indabyo so rero nagomba kuvamo kubita kanyafu kunda since nasanze hari wansabaga izo show yasabaga show zo ngo uza kutwekinga n'ibicya nazikunda nakunda ijwi ryanjye ari umufana nsubiramo ibyo mvuga byose sinaba mwabyumvishe none waruvuye ngazandwanya. Ese ubona ari iki urumva ngira ngo byabaye kuri match ya Gasogi ubona ari iki cyabiteye Eric ubona ari iki cyatumye nyine avuga ayo magambo nuvuga bano bana bafite urwango man bafite urwango yashatse kurira KNC ariko nanjye akanyitwaza muri ubwo buryo nyine kugira amusebye muri space nijoro Reverence Papi yavuze ari kumwe n'umufasha wiwe ngo baramwiboneye ngafashe ngo kamera ngaramanuka ngo ariko mfata video ngaravuga ngo bino ngo ndaje mbisenye ariko ntabwo bamenye ibingagiye gusenya ibiki yavuze ngo bino ndaje mbisenye niba yajyasenye KNC cyasenye njewe I don't know gusa
uko nagiye mbyumvamo ngo abantu bo muri Ruhago bararakaye kubera ko Kenisi atabaye akazi ngaga amafaranga akayashyira mu influencer kugira bamupromotingira event so nuvuga ngo nyine harimo kuzirana, harimo amashyari, kugambanirana, kumva ko niba ataguhaye ikiraka bakagishyira mu bandi urabyegereza umutima kandi ntabwo byari bikwiriye. Umuntu afite uburenganzira bwo gukoresha umuntu ashaka, aho birumvikana. Ariko ubwo nanone ndanigarukira unyibukije akantu ko kuri stade. Ubundi Eric, dusubire ku munsi wa Gasogi. Ubundi wageze kuri stade sangaye? Nageze nka saa munani. Saa munani. Sasa show watangiye kwitanga sangaye? Ko ngewe video yangezeho ntarinjira muri stade ya mbere. Yakada kandi ubunase gwaje umupira urangire. Oya sho tuye twayitangiye n'ijoro n'amatara muri stade bacanye n'ijoro. Rekada Eric watangiye gutanga show ryari? Aho niho yitangiye bagishyiraho umuziki? Oye bambe zira mbyino bazita guteze? Hari imbyino bakubise Eric dance, abakobwa dance, abakobwa bakajya bampamagara batuzi ko Eric yoroshye kurenza abakobwa benshi muri Kigali. Ngo umuhungu mama yatugaburiye igitoki nyine, niyo mpamvu tworoshye. Watsana wowe mugani wa Lorenzo ni watsana wowe niko oya urumva. Hari umukobwa wambwiye ati wabonye Eric ntigutese n'ibyagenze gute? Ngo uya ngo ari kuna marika amaguru abiri hejuru ngiwe ngagashekinga ukabona ese cyayo ibyo nibyo mwabonye se igihe umukino w'abana arangiye. Cyagiye umukino w'abana arangiye wari warangiye. Ariko se zira dance byagufashe cyangwa warazize byagufashe igihe kingana gute kuzimenya ubundi? Igana ko akazi kanjye amadansa, entertainer, event host, so nibyo nakoraga US, so nango byamfashe igihe kinini. Sport yanjye no kubyina. Buriya ntabwo byatuma hari abagabo benshi bagukunda? Buriya si cyo gikurura abagabo kuri we cyane? Barahunda ariko abakunze wese nangana nawe ari kumukunda. Oya ndavuga muri rusange buriya abagabo benshi. Ejo bundi numvise ko abagabo benshi ngo bubatse ngo ari nabo bakunda abandi basore cyangwa se abandi bagabo. Ibyo birasanzwe kubera ke. Ubwo rero mpita nibaza nti buriya Eric ntakurura abagabo b'abandi? Oya nese umuntu ashobora kubakora ariko atari zo zawe, so kandi nerega hagenda wagendaga. Ashaka kuzakwiheremiriye dukorana niwe mba mbona kureba cyane. Mbona gufitiye feelings ku mugani wa Lorenzo, niwe mbona kabisa mwafitinga. Se undi we wamwemera? Inde Emilie nguteye isoni arabura gukora sport gusa. Yititanze urugero kamutange nanjye ndwitangeho. Eric mbwira rata, urumva muri stade ubundi kugira ngo utangire entertainment ira show imeze kuriya, hari abantu benshi bashatse kwikoma ko Eric ngo bira bintu wakoraga ari uburaya, ngo urimo ngo urazana uburaya muri stade, ngo bira bintu nibisanzwe. Ubundi nk'umuntu wabaye hanze muri stade bikomporta bate? Bitwara bate? Yokuma nese n'ubwambere babonye muri stade abantu babyina. Bazare beza NFL zo muri Amerika. Ya game atanga show, Jennifer Lopez, Perry, Rihanna, n'ibintu bisanzwe. Nta gikwa cyacitse kuko sinigeze nambara ubusa. Nambaye imyenda y'abahungu nk'iyo mwagiye mwambaye ikabutura ya orange ifana Gasogi, ishati irimo ibara rya orange, so nambaye nikwije. Nta busa babonye. Ntango na stripinze ngo turi muri stripper club ngo hari ikimamagaze. So like ni dance bisanzwe bisanzwe. Ikintu kijyanye nuko ngo abenshi babyinishije ngo wenda ngo abahungu babiri cyangwa umuhungu n'umukobwa ngo bakoze ngo biteye isoni mu karubanda, nta kintu kibi twakoze. Abenshi bashatse kubivuga ko ngo Eric ngo ubundi ngo kucyabyina kuriya, ngo ubundi ngo aho ngo ntiya cyangwa ngo ugasanga ngo we ngo kugira ngo wishungereze nyine. Ngiye ariko nari nzi ko wahembwe. Ubundi mbwira bira bintu wakoraga wari wabihembewe cyangwa niko bitereye nyine byari gutanga show gusa?
yego koma akazi nari mfite nawe ko kwamamaza game nangaro kuza ku entertaining abantu sikuze hari micro yigeze mbona mfata se ngo mvuge so kuri no kubyina nyine bisanzwe byo kwizihirwa no kubyina gusa ni match ubwo wa gatanu w'iki cyumweru hari match ngo ya Gasogi abantu bakwitegema iki match ya Gasogi abo bivuga ko ndi brand ambassador wa Gasogi ubwo brand ambassador wa Gasogi nyine ngomba kuzajyayo nanjye niba nakazi nzafite kandi katuma mbabise nzajya nujye zongera ubahesho kuriya nasho nzaba ko rumbaze sho ko nyiba bakenda kurira nubwo nasho nzaba ngo nzaza magarare nka Bikira Mariya ese mbwira buri ubundi umaze kubyina kuriya message wabonye cyangwa se abantu batangiye kukwapproachinga bakubwira wende kuri hot ibintu nk'ibyo bangana iki cyangwa calls wakiriye mfite umwanya ko basubiza se ngewe ariko warazibonye nyinshi cyane DM zanjye zihora zuzuye n'ubusanzwe ariko simbibonera umwanya majority ya cyangwa se benshi muri DM yawe baba bakubwira iki Eric Shawati waduhaye show my god no watch please zagaruke umva niwe watumye no match twarayibagirana ngo tuzabakinaga ariko bo turacyakwibuka ko waduhaye show kuri stade twakonye kuri televiziyo twakonye ku gihe twabonye nini nkavuga okay yeah gusa negativity nazo nizaba ariko more positivity message bari zo nyinshi cyane kuko abo basakuza gutya banatukana nabo kuri social media bafite ubukene inzara yishe bari kuri MBZ jana baryamye ku matora ka simple uko kuri stade nta muntu ahuye nawe ngambwire nabi abantu bari ko bari ku matora ka simple bari kuri MBZ jana nsugwazo gasubiza nabo koko kuri mo alright ubwo nari nangiye kwibaza ukimara kubona post noneho Lorenzo yashyizeho navuga ati ahubwo kizira kinjiye muri stade n'ibiki byose wumvise umeze nabanje kubireka batanye kwivuga Thursday na match taraba bari mbese ikintu bakoreye KNC shanini nk'ihohotera kuko bari nko gukangurira abantu bajyazaje kuri stade ngo harende imikino ngo izabe no muri Sudani na abantu barabona sinzi ngo amasaha y'ijoro bakomplaining ibintu by'ububwa kandi ari bo bakwiye ku supportinga sport abantu bakora mu rubuga rw'imikino so noneho ubwo nanjye aho ngaho najemo nyine bamvugamo si byarangiriraho ku wa gatanu baramvuga Lorenzo aramvuga ku wa gatandatu noneho arabyonona nyine aramvuga yivumiza ku cyumweru arakomeza no ku wa mbere arakomeza none bakizina Lorenzo ko numva riri family rega namwe namwibuka kuri kwimana mu ijoro sinamwibuka ko se ni gute utibuka umuntu mwakundanyeho imyaka nango twakundanye bro what the heck hari any message yarabonye wigeze ubona namwoherereje cyangwa namufasha nkuko nafashaga abandi bantu none rero nibwo navuze ngo reka ndebe izina ry'uyu muntu kagushimira ko wamugiriye wenda ntumbeshye imyaka 2 wamaze uvugana namwita nk'umukunzi wawe muri make niwe muntu wa mbere mwaganira gutuntu tuvienne turi sexy turi romantic umubwiye hari vienne sexy ni wigeze ubona namwoherereje hari ahubwo urazima nzumvisha abanyarwanda hari ahantu akubwira wotana wongo bisubiremo ngo dictionnaire ngo yawe ngo ese ngo ayo magambo yakuraho ibintu nk'ibyo niyo mpamvu nkubwiye wabisabaga undi ninde niwe wabigusabaga urakoze ariko nyine nawe urakoze ko noneho ariko nyine impamvu nakubazaga gutyo mu myaka 2 mwachatinze urumva chat ingana gutyo ni benshi abantu tuganira nawe namusubiza gutyo rero icyo kibi cyo kumusitari urumva ngiye nabona irata iyo umuntu anyaporoshinze akanyandikira akamwirukuna nkora akagira ute ntagusubiza hari abantu babizamukira akakutangira kumenyera ni benshi tugiye muri DM nshaka kwereka abantu benshi tuganira ako ntabwo biri necessary for now kako nta kintu kibi bankoze ngo wenda ngo mvuge ngo dore kanaka ko tuvugana no yise hari byayenze gutya so uriya rero kubango ngo urukundo rwigeze rubamo ngewe nawe na message namwise sheri wabonyemo hariya akwera kubwenga like you ngo I love me ngo my dearest ngo your number one ngo ya chames ngo ifoto akabona amafoto yanjye akavuga ngo this ngo ifoto ngo mbonye ngo ya mbere ngo imeze neza mu buzima so like anyway it's a long story ariko yatangiye kuvuga hari naho yafuhiye umugabo wawe ngira ngo irangije ibaza ngo
ihenga ibi ngo ni iki mu buzima bwawe ngo loved one abasi uyu mwana niyo mpamvu rega njye urumva nta nkunda abantu bashyomoka cyane so mbonye atanya gushyomoka cyane nibwo namwihore yakwanika nkamurya sine kuko abantu urebye mu message menshi nama reply actually n'abantu bari ngo mbese ngo messages ariko tutazibona ziri njye umwanya ndafite wo gusubiza reka mwigega nawe ngo muri kubibona message nyinshi nama reply yagiye reply ku ma story yanyu nkaza nakira nk'agatima gusa cyane kahisi bari nubwo arigiye account rumva kenshi yakunda kuba ari ku ma live yanyu noneho nyuma nibwo nabaje se ubundi umuntu ngana ni robot y'umuntu ntazi ndabaye se ubundi amafoto yawe ari nibaza kuri live nibwo yenyeye ko namuntu aranyohereje muri inbox mbari mwarabonye avango ngo dia ngo this is me dia ngo ngora muri Rusi Musanze kandi nabibaze ndi muri Amerika ndivuga n'umuntu uri Musanze mu birayi nese ubwo umuntu twari kupanga iki koko nambiye muranze nese ubu ngubu Lorenzo ukuntu ari kiboga ariko avuga ko ari we musore wa mbere mwiza kabisa ajya avuga n'abantu beza bagenzi biwe usirashimishije namwe mwamubonye oya mbwiza ukuri cya kiboga ari kizizi iki ese undi wamuhaye favor kuri nasingo mukikundanira nuza nawe je credential ngendera nazo afite hari ibintu ugendera hadafite atujuje nanze ajye muri gym ajye no koresha surgery face kubundi Eric ubu koko umusore w'abandi uramubenze uranze uramubenze yewe nihangane Lorenzo nihangane ariko ubwo reka nanakwibarize Eric hari akantu uvuze ngo azagenda akore sport cyangwa se akore surgery ya face bibaye ngombwa ko koko hari ko neza hari party yawe ukunda ku mubiri wawe bibaye ngombwa ko ukora surgery ukongera yego wakongera iki nubizi se ko bigezweho sike numva ngo no mu Rwanda ngo abantu bakoze amasajari ugasanga afite nabongera iki hari usuna wakongera iki ngira hano sindi natire n'abakobwa bajya basara bango eri ngo ufite hasi bagira ngo bakoze surgery nkajya tuno ni natire nuza Asia buriya ubotsaona yanye ni natire ariko bibaye ngombwa ko nongera nakongera hasi na bakongera hasi ese ubundi bira bintu wenda wowe wageze no muri Amerika birahaba ni nko kwisiga amavuta biba bihagaze gute bigenda bite shara biterwa n'abagiye kubikoresha babikoresha bikagenda neza hano bikoresha bikakugira ingaruka ibiri safe nigiye bakoye amafati yo munda bakayatera inyuma apana kwitereshamo za implant mbana implant inyuma bya implant bashyiramo igihe bihengama bikagira te ako kuramo fati kazishyira inyuma nibyo I think biri safe ako ngiye sinabikora kako ni nyinshi byata kandi bagupfumagura hano hose munda naye munda bikavamo bagashyira bakuramo fat bagucomekamo amanoza ni nk'amakable avoma amafati hano bakayakuramo bakajyatera hano inyuma bise baragusinziza kugira babikore kandi umara nk'amezi nk'abiri teachers hasi uko bifite abantu abashitsi bangiye muri Amerika babikoraga ariko yewe it's not safe aho kugira ngo bizangire ingaruka later on kandi baranako haragiye bakubaga akantu gatoya no kugira bakore ibyo bintu ntabwo biri safe biri sensitive hari abantu babikunda pe bagiye nabikora bikabahira bitewe nabo babikoreye ariko iyo batabakurikiranye neza rigira urwara kanseri cyangwa atangira ukajya uva cyangwa ukabora mu nda ububanye n'umugabo wawe akagusaba gukora kongera asi ukaba ufite nyashi kabisa hatari wahita ubikora shahoya umukunda akwereka uko abantu bavuga ngo urukundo rwarakonje koko ari byo bise numva ko wahindutse nta rukundo ukigira ese ubwo umugabo agusabye ibintu wabyanga koko shana byanga ko ubuzima bwanye nibwo bwa mbere ariko bishobora no kukubuza akazi Daniel uzi n'ubwenge ahubwo bishobora gutuma tongera gutweka ngewe ukuntu meze bishobora gutuma ya tweke Lorenzo yagusabaga itongeye kubaho kandi ngewe ukuntu meze nanukanye n'abantu bose babasangira ngendo nangomba byagenze cyangize ute ariko I will never change anything kuri body yanjye ngo mbe nk'abakobwa abari bo nta kibazo buri muntu afite shwa yiwe yuko ameze abo ngewe nta kintu nahindura ku buzima yaba igitsina yaba amabere yaba ase yaba iki nshaka kuguma gutya paka mpfuye kuri izo
ariko hari ikiganiro cyawe numvise ejo ngira ngo uvuga ku bintu bya transgender. Ni njyewe urumva simba nanasobanukiwe, wabona ari na benshi mbarije transgender ubundi biba bivuze iki, ese biba byaragenze gute kugira ngo umuntu nyine aba ari transgender, biba bimeze gute? Ni nka transmission, no umuntu nyine uba waravutse ari nk'umuhungu noneho akihinduza akaba umukobwa bakamutera imisemburo, niba ari umuhungu ashaka umukobwa akamutera imisemburo ituma ijwi rihinduka akaba nk'umukobwa. hari pasi bakoresha itwika ubwanwa bwose bukavaho ntibugaruke, mwe bahagutera amahormone kuzana amabere ariko naze ngabwo nyine bakaba ngombwa ko bagushyiramo ama implant imwe imbere. hari n'abagenda bakahita bakuzaho igitsina cyangwa bakakirekeraho, so bagikura bakabashyiraho icy'abakobwa. So iyo niyo transgender nyine ubona nyine either way umukobwa ushaka umuhungu bakamutera igitsina cy'abahungu kikaba nkacyo fresh, akaba iyo bakamuteraho zizi nyine cyangwa ari umukobwa baguteraho icy'abakobwa, cyangwa se n'uwitese igitsina hari abakigumana ahubwo bakabatera imisemburo akagira inyashi z'abakobwa n'umubiri ugahinduka ukaba nk'uw'abakobwa, n'ifesi igahinduka nyine ukajyana umukobwa nyine n'umubiri wa hano byose ukabona n'umukobwa kubera amahormone n'amatestosterone baba babateye nyine kugira ngo bagire imisemburo ya transmission bashaka kujyamo. Icyo ushaka kuba aba trans barahari, ariko barahari aba trans benshi hano i Kigali, hano mu Rwanda. hari n'inama mperutse kujyamo ndababona benshi. Wagenda nukuri kw'Imana ubu ngatereta nk'umuntu nzi ngo ni baby ngasanga umva ari baby noneho ryatanze noneho habe nako yabe n'iki habe n'ipfundiga habe n'iki n'iminwa n'iki n'uduce asuka barabikoresheje hehe sinzi cyeke imbaye n'aba basiga babaha iyo mitaro no. wowe wabaga muri Amerika bura ntabwo wigeze ugwa ku muntu uzi ko wenda ari nk'umujama kandi ari umutrans? baba hari benshi ariko ngiye ntabwo nkunda abantu bameze banyumva nabi, nkunda abantu muri mu buryo bw'urukundo kubara n'umukobwa, nkunda umukobwa umeze nk'abakobwa cyangwa ugira nk'abakobwa, nkunda umujama nyine umujama w'umutse umeze nk'umutipe kandi ntango mbanga ndabakunda ngo ni umugentleman ngamnana gay ngo yanditse guy nyine ngame gentleman. ntango babazi iyo biva niyo bijya, abenshi baba bari aho ari n'umuntu ubirimo atazi iyo biva niyo bijya. mu Rwanda sinabimbizi ko byahageze, ariko urumva iterambere nyine niko rigenda riza, ntabwo twasigaye inyuma. Eric, gahunda se yawe ipanze ite uyu munsi? Gahunda y'uyu munsi kugira ngo nkuribere gahunda y'uyu munsi ifite ahantu hatatu hose ndaza kujya kubera njyewe ndi umukozi nkunda akazi. I'm hard working. no muri Amerika narakora nkarya show ariko saa 11 nkamenya ko ngomba kuzindukira mu kazi cya saa 10 z'ijoro nkamenya ngashobora ngomba kujya mu kazi. So ko I believe in work ko udakoze ni warya kandi udakoze ntango wakosha ku entertaining insingana gutya washaka kwabaye imbobo cyangwa umuhumuriza ku muhanda. So kugira rero ngo meze ubuzima bumere neza nuko njya gukora. So kazi rero mfite uyu munsi ndajya The Bee Lounge Nyamirambo kwa wa muherwe ngwiza tunga yitwa Basil. Niho tuzakora wa gatandatu. So uyu munsi ndagiye gushutinga ama video yo kuzakorera nyine, then nimvayo ndajya The Wave kudiringa uburyo tuzongera kwakora Sunday nituvaye dufite ibindi biraka turajya ku baduhamagaye kuza kupanga deal nica mubwo naho tuzakorera ariho Molato. Byiza cyane. Hari akantu uvuze ngo wizerera mu kazi ngo no muri Amerika warakoraga. Muri Amerika wakoraga iki? Nari assistant manager muri American restaurant yitwa Dunkin Donuts. Ariko nari ngeze kuri nari nanjye trainings na saba yanjye bayizamuye nanjye training zo kuba branch manager. Kuva n'ubundi nta cyaba gihindutse mu Rwanda baramutse bakugize umuntu seriva nko muri hoteli wabyemera akazuka kaboneka gakora? Hoye bahimba make nango nayemera. Ujya bagwa salary ushaka?
nsaba umusore nshaka njya serva muri restaurant akazi kose n'akazi ba amafaranga nshaka kiretse ko standard yo mu Rwanda niyo hanze biba bitandukanye ariko amayo nshaka nyine aho nayo nakoreraga nayafata ngiye se akazi kose kaba ari akazi no se kugifite umugabo warakoraga n'ubundi nk'isanzwe nakoraga yitabye n'Imana nagiye ku kazi kandi nakoraga ni naho nari ngikora ni byiza abantu Imana muri uko ridashira reka tugushimire cyane ubwo turakomeza twitabira ibirori byawe murakoze urakoze